utazi yava oya ntamenye yajya kandi utazi icyakora burya namenye umusaruro burya utazi yava oya ntamenye yajya kandi utazi icyakora burya namenye umusaruro Yerusalemu Yerusalemu yewe Yerusalemu yewe Yerusalemu. Ariko imirimo y'Imana itandukanye n'imirimo y'amaboko y'abana b'abantu. Nagira ngo mabwire ngo ukuboko kw'Imana gukora ibintu bidasanzwe. Nasaga nk'utangiye ubuzima kuko icyo gihe nabanaga n'umuryango ngize ngo ntandukanye n'umuryango kuko nabaga kwa mukuru wanjye inzu ya mbere ngiyemo kuyishyura yarananiye. Ntabwo nigeze mbimubwira ndabizi bagiye kunseka. Kuyishyura yarananiye bansohora mu nzu. Ndangije njya gushaka inzu navuga ngo yari iciriritse. Ndangije nayo mbura amafaranga yo kuyishyura. Nsanga afite 10,000 namubwira nanguriza 10,000. Imana iguhe umugisha. Yakoze umurimo ukomeye wo kugira ngo urukundo ruzamuke. Hanyuma rero yampaye 10,000. Harya sheri nibwo twahise dusenga muri sala ahantu wabaga. Yego. Turangije turasenga. Nasenze nshimira Imana kuko numvaga ari igitangaza kidasanzwe. Muri urwo ruhande Imana yahise ikora igitangaza gikomeye cyabaye fondasiyo y'ubuzima. Aha mwumva kuririmba indirimbo mwagiye mubona bisa nkaho byabaye urufunguzo rwabyo. Impano nari nyifite muri njyewe ariko nta buryo ndibuka yuko yampaye amafaranga tugapfukama. Yabanaga na mugenzi we w'umukobwa bose bari bakiri abakobwa. Gloriosa ubu yarubatse ndamusuhuje ari mu mujyi wa Kigali n'umutware we Muhire. Arangije ayo mafaranga akimara kuboneka twapfukamye dusenga. Umubyeyi wacu ni umubyeyi ukomeye kuri twebwe ufite ikintu asobanuye ku buzima. Turakuramukije aho uri mu mujyi wa Kigali ndetse n'umufasha wawe. Imana yabakoresheje ibintu bikomeye. Baricaye kubera yuko bari banzi n'amateka yacu bategura uburyo ki nshobora kuba najya ku ishuri nkajya kwiga kaminuza. Barangije bategura minerivare y'umwaka wose. Urumva uko Imana itegura. Barampamagaye turimo dusenga babaza ngo harya ukora iki. Ndabwira nta kintu nkora kuko nararebaga nkasanga nta kintu kuko ndimo ndakora. Barambwira ngo ngwino Kigali mu gitondo uzi Kigali turagushaka. Ntago nari nzi ikintu bagiye kumbwira ariko agataho ngaho nari nasenze Imana sheri. Burya nari nasenze Imana ivugana nanjye irambwira ngo ngiye kuguha kado kandi kado izazi gutunguye. Nazamutse Kigali rero bya 10,000 yampaye ntago nahise mbikodesha minzi. Ubwo byahise biva motike nta tike nari mfite nakoresheje motike ndazamuka ngeze Kimironko. Ndashimira Imana mu buryo bukomeye. Namugeze imbere Papa Shema arambwira ati nateguye ko wajya ku ishuri wakwiga kaminuza. Ese wakurihirira kaminuza byakunda? Nahise mvuga Imana irantabaye mbonye uburyo nakwiga kaminuza ariko nsanga ubuzima mfite ntago urimo guhura no kwiga kaminuza. Ndamubwira ariko nta kibazo. Nkimara kumubwira nta kibazo arambwira ati ubu twateguye rero uburyo ushobora kuba wakwiga ukiga byibura umwaka umwe indi myaka mukecuru akayikurihirira. Ariko avuga ijambo rikomeye burya abanyamasengesho ndabakunda. Arambwira ngo genda usenge Imana ikizakubwira. Nikubwira kujya kwiga uziga, nikubwira ikindi wakora nacyo uzagikora. Hanyuma urumva ko navuyeyo ngewe igitekerezo nari mfite umuntu wari ukoze ikintu gikomeye cyo kumpa 10,000 ari we uyu nguyu turi kumwe murimo kubona kuri kamera. Nahise muhamagara ndamubwira nshene Imana ikoze igitangaza kubera yuko yahise ansinyira sheke. Ndamubwira nti bansinye sheke 600. Arya wambwiye ngo iki ngo ndakubeshya. Njyewe nyine impamvu numvaga muri make twari tutarabwirana ko dukundana aribwo tugihura. Ngiye mufashije nk'umuvandimwe nari mufashije nk'umuvandimwe numva zanayanyishyura
numvaga azayansubiza nyine kuko yarambwiye ko afite ikibazo. Ndamubwira nti rero akira aya mafaranga uyifashishe araza kugufasha, ubwo nyine uzayampa igihe wumva uyaboneye. Ntabwo navuga ngo niyo nari nsigaranye, nari mfite nandi pe, ariko mu bufasha yarambwiye nimugurize nka 5. Nje muri nge navuga ntireka muhe nk'icumi kuko wenda asanga mbajije 5 ashaka narenzeho, kuko buriya akenshi abakobwa baba bumva bafite amafaranga make cyane. Ndamuganireka mugurize nk'icumi, numvaga ari nka saving nikoreye. Ufataga nk'inshuti yatubaga hafi, tukamufataga nka musaza wacu, twiyabona wenda hari ikintu kibi kigiye kutubaka tugati mwifate gutya na gutya. Yarakijijwe cyane kandi twenge nari ntarakizwa, nari umukatolike mbere. Nje nari umukatolike kuko uwo twabanaga we yarakijijwe, nkababona barimo basenga. Ntago nari nkijijwe mu idini rya DPR kuko nabizeraga ko ntago nabapingaga, narabizeraga. Niyo mpamvu nahise mfata amafaranga nkayamuhereza, ahubwo ni wowe akira amafaranga yifashishe, ubundi uzayampa nuyabona. Nuko rero nyuma yaho numva aranyize, yarambwiye ngo gutya ngo bamayinga amafaranga ngo 600. Ndavuga nti gusa ibyo bintu nibyo murambeshye, nyamara wasanga bagutuburiye. Ni wenda nyine namufitaga nka musaza wanjye, navuga nti wowe wasanga bagutuburiye, ahubwo ucunge neza ucunge neza, wasanga ari igipapuro baguhaye tuganira bisanzwe. Arambwira nti oya kandi sheke nyifite. Ndamubwira nti wenda wasanga ari byo numvaga ari mambeshye, ari kugira nyina nyumve nkumva niko akundi wenda umusore ashobora gutekereza nti ahubwo bakunda amafaranga, akamubwire gutya na gutya yamwirarira. Ariko nano nkabitekereza nkabona kwirarira ntago yabigiraga. Nimba bayaguye hawe gucunge neza batanakwicira mu nzira, gusa numvaga nabifetse nyine. Navuga yuko itangira ry'umugisha kuri ngewe ryatangiriye kuri aya mafaranga. Mu gihe ngera warumbwiye yarambwiye kujya kwiga, ntago ari byo bitekerezo nahise ngira. Nari mfite amakuru kera nkiga segonderi, nagiriwe ubuntu bwo gusenga Imana ivugana nanjye ibintu bikomeye. Mama ntabizi n'abavandimwe ntibabizi. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo mbere yo kugira ngo wige kaminuza, uziga kaminuza ufite umuryango, ufite umugore. Nabonye ayo mafaranga rero mu buzima niyo mafaranga menshi nari ntunze, niyo mafaranga menshi nari mbonye. Kandi nubwo ngubwo ngubwira akaruga komeye, nubwo nayarebaga yanditseho ntabwo nari ndimo byizera neza nk'uko umugore yabikubwiye. Naravuga nti se iyi sheke yaba itizigamiye bakamfunga. Namaze iminsi 3 ndyamye kwa Grafrere, naraje mpita mfata amasengesho y'iminsi 3, nyasenga ubumwe mu cyumba ndyamiye sheke. Ndasenga umunsi wa kuko yari yambwiye ngo wihutire iminsi 3 mbere y'iminsi 3 sheke ipfuza. Ndangije ndasenga umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu mu gitondo saa 2 narabyutse ndavuga ni reka ngende njye kuri Beka ntanga iyi sheke ndebe ko bampa amafaranga. Naragiye ndayitanga, mbona batangiye kubara amafaranga. Ariko Imana ishinga mama Shema, Imana ijye ubaha umugisha mu mashema na papa Shema ahantu muri. Nabonye aya mafaranga nkimara kuyakira mpita mpamagara uyu nguyu, ubwo urumva namufataga nk'umuvandimwe. Ndamubwira nti rero ibintu byahindutse, amafaranga nayakiriye, ngewe ndayafite ku mufuka wanjye, ndayafite. Arambwira ntago yafite, ndamubwira ndayafite. Ndangije arambwira ngo niki wumva ujye gukoresha ayo mafaranga. Ngewe nahise ntekereza gucuruza. Nkunda gucuruza mu buzima bwanjye, nabyirutse numva ababyeyi banjye baracuruzaga. Rero nanjye nakunda gucuruza, nahise ntekereza gucuruza kandi mbitekereza nta yindi nama ngishije. Ndavuga ni nincuruza nzunguka, kandi ninunguka nzubaka umuryango n'ibindi bikomerezeho. Ndangije ya mafaranga nahise mfata 250 mpita njya gufunguza konti nyashyira kuri konti. Ndangije ngiye nashoye mu bucuruzi amafaranga 350. Ndagenda fonda ubuzima, ngura gaze, njya hara mu Kivoka, hano mu Kivoka mu isoko rya Muhanga. Abatuye mu majyepfo barahazi, hirya Kigali bajya baza bakahahira. Nagiye hara mu Kivoka ku mucuruzi bita Kayiranga, bakunze kumwitirira umukobwa we bakamwita Papa Debora, na mama we cyangwa se umudamu we nawe bita Mama Debora. Mama Debora aririmba muri korali wa Safiri mu Ruvumera.
ndaza mugisha inama, maze kumugisha inama nararanguye ibintu ndamubwira ngo barira aya mafaranga ukuremo ibintu ndi bwaze kurangura, nawe Imana imuhe umugisha kuko yamfashije ubuzima. Ndarangura buracyampamagara uyu turi kumwe, ndamubwira nti nabonye inzu, ubwo yindi yampaye yo kujya ya mafaranga yampaga ngo nkodeshe inzu yari yishyurwaga 6,000 sinayigiyeho, nahise njya mu nzu iriho 30,000 iri ku muhanda yo gucuruzamo. Ndagenda mpamagara mukuru wanjye mwereka ahantu ngiye kuba, mpamwereka nta bicuruzwa birimo. Naragiye mara iminsi nk'itatu, nyuma y'iminsi 3 ndamuhamagara, hageze arambwira ati ntibishoboka, wibye nde, wakoze ibiki byatumye ubona amafaranga, cyangwa hari umuntu urimo gucururiza? Nti ntawe, ngewe ndimo ndacuruza ku bwanjye. Ntabwo yigeze abasha kumenya ahantu amafaranga yaturutse. Imana yaduhaye umugisha, turacuruza, nacuruje hafi umwaka wose, haba havuyemo fondasiyo yo gukora ubukwe. Ntabwo nari nkoze ibintu bidasanzwe, urumva yuko twari tukizeranye biri aho ngaho. Hanyuma hari akantu bari barampishe we na mugenzi we, nubwo bavuye iburasirazuba, Imana hari ikintu yari yavuganye na mugenzi we, baze bameze nk'abari kuri misiyo. Harya ngo Imana yari yabwiye ngo iki mugenzi wawe unyibutsa, yabinganirije mu minsi ishize, ariko ntiyagera ababwira. njyewe nk'uko nababwiye yuko ntari nkirijwe, ntabwo nakundaga kujya gusenga cyane, ndi najyaga gusenga ku cyumweru. Hari na groupe nabagamo ya Katolike bita groupe charismatique, nizo najyaga gusengeramo. Rero we mbere yuko twimuka yari afite amakuru yuko tugiye kwimuka, kandi ngo mu kwimuka kwacu niwe wabimbwiye muri make. Mu kwimuka kwacu we yari afite amakuru yuko ngo tuje muri misiyo nirangira tuzagaruka, kandi koko niko byagenze, misiyo yarabaye. Ubundi mbere yuko tuva iburasirazuba niho twakoreraga bwa mbere, twakoraga kuri poste de santé. Noneho mu kuza nibwo Gloriosa we misiyo yatinze gusohoka, ahubwo aravuga ati se misiyo nta nubwo twabyibajijeho cyane ngo twibaze ngo misiyo niyihe. Twe tuzi ko misiyo ari akazi nyine. Turaza dukora akazi amezi 4 arangiye. Muri ayo mezi 4 nibwo naje guhura n'uyu nguyu, turahura n'uyu mugabo wanjye, ako twahuye nk'umuvandimwe. Twarahuye turamenyana nabo tutazi ko tuzabana, twumva nyine ni kucya ujya mu kazi ahantu ugahura n'abavandimwe mukaganira. Hanyuma ahubwo njye nubwo twari tuziranye cyane uyu nguyu, namenyanaga na mugenzi we w'umurokore, nuko Gloriosa nyuma yaho nibwo yaje kubona umugabo. Tumaze amezi 5, twamaze amezi 5 aza kubona umugabo, akora ubukwe. Ariko umuntu kuvuga ngo uyu nguyu twe twaramenyanye imbere, akajya dusura, uyu nguyu akadusura mu rugo tukamwakira nk'umuvandimwe waje. Ariko Gloriosa nyuma yacu aza kubona umugabo nawe bakora ubukwe muhire, bakora ubukwe. Ndumva ubukwe bwabo narabutashye ndanabambarira. Ubwo yakoze ubukwe asanga umugabo i Kigali, ubwo akazi ke kaba kararangiye, njye nsigara mu kazi ukwezi kumwe. Noneho nyuma yaho nanjye sinzi ko byagenze, nanjye numva sinavuga ngo baranyirukanye, ninjye wumvise nshatse gusezera akazi. Ndabagani rero numvaga ubundi ngiye guhita njya ku ishuri, numva ibintu byo gukomeza akazi ntabwo mbikunze, ngiye kujya ku ishuri. Nibwo naje kubwira uyu ngo naga ndatashye. Ariko nyuma yaho nawe twari twaramenyanye nyine, wumva nibyo gukundana byaratangiye kuza, ibyo byose by'amafaranga byose byaraciyeho. Noneho nyuma yaho nawe tuza kumenyana, dutangirana no kwitana sheri. Nibwo nyuma yaho naje kumusezera, ndamubwira nti ngiye nsubiye iwacu iburasirazuba, ndumva ngiye ku ishuri. Nanjye ndasezera ndagenda, twese tuva muri ako kazi. Urumva yari amezi akurikiranye, ukwa 4 n'ukwa 5. Ariko Gloriosa aragenda, nanjye ndagenda, agenda ajyanye umugabo, nanjye ngenda mfite sheri. Kandi twe twaramaze kwizerana. Nubwo yansezeye yambwiye ati genda iburasirazuba, yumvaga nyizeye pe.